muzica nk'uko nabibabwiye. Iki ni igice cya kabiri ngiye kubabwira cy'ubundi buryo bwa kabiri bizakorwamo, uburyo umuntu aziyica bwa kabiri. Dore ubundi buryo bwa kabiri. Ubwenge mwene muntu afite, turabyemeranya ko abantu ari abanyabwenge, cyane cyane mugashima abazungu ngo ntibazi ubwenge bwinshi cyane. Buriya bwenge bwinshi cyane rero burutwa no kubureka, kuko nubwo habayeho kuko bukoreshwa nabi. Munyumve neza, ubwenge iyo bukoreshejwe nabi burica. Ubwenge bwagomba gukora abantu bavumbura uburyo bwo kwivura bakoresheje ibimera nk'uko rwose bikorwa, cyangwa se n'ibinyabutabire bicukurwa mu nda y'isi. Hanyuma ibyo bintu bigakoreshwa havumburwa ibikoresho byo kwifashisha ngo umuntu abeho neza, agire ubuzima bwiza. Bimwe bigakoreshwa mu gukora imiti y'ingirakamaro ivura indwara zitandukanye, n'ibikoresho bijyanye n'ibyo byo kurengera ubuzima, ndetse wenda n'ibyamufasha kubaho neza. Nk'urugero, gukora amashanyarazi. Ibyo ni ibintu byiza cyane, kumva gukora amateleviziyo, amatelefone ngo dukore itumanaho. Ibyo ni ibintu byiza cyane umwana w'umuntu yagomba gukora iyo aza kugira ubwenge. Ariko dore ikibazo aho cyabaye rero. Ikibazo dore cyabaye iki ngiki. Ikibazo cyabaye ko ubwo bwenge bwatangiye kuzamo umururumba, inda. Higwa noneho uburyo umuntu ibyo afite abashije kubona agomba kubirinda. Niba mfite amafaranga, ubwo higwaga ifaranga, higwa ikintu cyo gukora ifaranga. Icyo cyari igishuko kimwe cy'umwanzi Satani azakoresha. Ifaranga ryagomba kuba ryiza, rikifashishwa mu guhaha, rikifashishwa mu kugura ibintu wakoreye, mu guhembwa. Umuntu yakoresha akazi ugahembwa, wamara guhembwa ukagura ibyo ukeneye mu buryo bworoshye, rikabahuza. Ariko yari inzira imwe nanone Satani yagomba gukoresha atuma umuntu ashaka kuryikubira, kuko ryari kuba rihagarariye ububasha, riguhesha ububasha bwo kubona icyo ushaka. Rero mwene muntu, urabizi ko ikiremwamuntu kitabura kwikunda, bitewe n'uko turi mu isi, kandi iyi si niyo mubi. Rero umuntu yize kubyikubira, wa mururumba navuze mu gice cya mbere muri part 1. Babikurikiye mwumvishe ko mvugamo ko nyine kubera ubusambo, mururumba, njye mpage mbeho njyenyine, ibyo mwabonye ko byakururiye abantu ingaruka mbi cyane, niko nabivuga, nyinshi kandi zo gutuma ibidukikije bigiye gushiraho, hanyuma bikarangira dupfuye. Iki gice cya kabiri rero nagukoreye cyo nacyo kiraza kivuga no uburyo ubwenge umuntu afite bwo nabwo buri mu ntwaro yindi ya kabiri igiye kuzatuma yirimbura. Ubwenge dufite bwonyine, kwa kuvuga ngo ngenze ubwenge, uzi ubwenge ariko uzi urupfu, ugiye kubukoresha, nta bwenge, ntacyo bikumariye, kubera ko ubwenge bwawe ugiye kubufata ubukoreshe mu gukora intwaro za kirimbuzi zirenze, kugira ngo urinde yanda, urinde inda yawe. Nibyo mwishyire hamwe nk'igihugu, mukore cyane. Niba mugeze ku iterambere, murisangire mwenyine, murye, munywe, muhage, abana banyu mubyara, mwebwe ubwanyu gusa mubeho mwenyine. Nicyo gituma mukora intwaro zo kumarana, kugira ngo mubeho mwenyine. Imiti muyigire, muyinywe, nimurwara mwivure, mubeho, ariko mwirinde ntihagire umuntu uza kubinjira mu gice murimo cyangwa mu muryango wanyu. Ibaze ko ari umuryango uba ushaka kurinda nyine urugo rwawe gusa. Ntihagire umuntu uzamo atazansubiza inyuma, atazatuma mbaho nabi. Nyine kwikunda, cyo kwita kwikunda, akaba ari ikintu kindi kirimo gusunikira ubwenge bwa muntu, kibuyobya, kitatuma ubwenge bw'umuntu bukora ibyiza bwagomba gukora. Kandi nawe urabyumva, sindi bubivugaho amagambo menshi. Nkunda gukora video ndende cyane kuko zishobora kukurambira. Reka mpinira aha, niba ngombwa
icy'ingenzi nkwibutsa ni uko wumvishe ko noneho ubwenge umuntu Imana yari yamuhaye bwari bwiza, ndetse buzatuma abaho igihe kinini kinini cyane cyose gishoboka, abayeho neza anezerewe, akivura, akigaburira, akamenya kurya ibyo akeneye, mbese ibintu byose byari amahoro. Ariko dore ubwenge twarayobye, tubukoresha nabi, dushaka kwikiza abashaka kuza gusangira natwe ku isahane, cyangwa se ngo bakururire nabo gushyira ku isahane yabo y'imiryango yabo, ukumva ko ari icyo kibazo, mu gihe ikibazo cyakabaye ahubwo gufasha, byakabaye byiza ari gufashanya twese tukabaho. None twanze gufashanya ngo twese tubeho, ahubwo dukeneye buri wese abeho ku giti cye, mbeho njyenyine, aba ari njye mbaho, aba ari njye mbaho. Ayo mahitamo rero ntabwo ari meza twagize, niyo agiye kutumara. Uyu munsi rero kangarukira, nshimiye abakoze subscribe, muri abantu b'intwari, ngumize mushyigikire, hanyuma njye nganira namwe. Njye ndi umwarimu utarize amashuri menshi cyane, ariko nizera ko Imana mu